abajene mwegirana umusaza yaje abajene muze tuganire. Biba byiza kuganira n'abasaza. Abajene mwirinde guhuzagurika, mwegera abasaza babaganirize, turebe uburyo twakwishepingamo mukavamo abahungu, abagabo b'ejo hazaza bafite discipline, bazi icyo bashaka, bazi n'icyo gukora. Umugabo nyawe ni wa wundi uzi icyo urugo rwe rushaka, nawe ashaka, naho ashaka kujya. Bityo rero ntube wa mugabo gusa uri aho ngaho ugaragaza ibyanwa gusa na six pack. Oya, ibyo ntabwo bihagije. Niyo mpamvu ubona ingo zitakimara kabiri. Ni ukubera iki? Nuko ibyo bakubonamo bagira ngo uzi byinshi kurusha, ariko bagera mu rugo bagasanga nta na kimwe uzi. Reka rero tuganire mu bintu bimwe byangombwa nk'umubyeyi twakagombye kureba tugaha abana. Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Nyuma y'ikiganiro nakurikije ubundi kuri televiziyo cy'umwana w'umukobwa wagize gutya ahura n'umujene w'umusitari rwose aho muri Afurika. Ubukwe buba bwiza, ibintu biragenda neza, ariko nyuma y'imyaka 2 umwana w'umuhungu amaze kumutera inda, amaze kubyara umwana wa kabiri. Wumve, umwana w'umukobwa yarabyaye umwana wa kabiri, kandi ku bagabo, ubwo no kuvuga ngo ni ku bagabo batandukanye. Urumva, icyo ni ikindi kibazo. Baba baratandukanye, hazamo saga zanyuze ku mateleviziyo menshi cyane, nubwo bwose ntashatse kubavuga amazina. Ibyababayeho nawe byakubaho. Bityo rero irimo kuba ku bandi, reka tubyigire mu isomo, turebe twakora iki, hakorwa iki. Akenshi rero biba byiza kwiga isomo ku byabaye ku bandi, ukumva ko nawe bitazagusiga. Ikintu nashatse ko tuganira uyu munsi nk'umubyeyi, nk'umuntu ufite abana, nuko byaba byiza yuko twaganira tukajya twebwe ubwacu nk'ababyeyi tukinyuzamo akeyo, tukareba ese kuki tutaganiriza abana bacu. Ese wowe mama, umumama woganiza umwana w'umukobwa wawe ukamubwira uburyo bashaka, ukanamugira n'inama uburyo azatoranya umugabo nyawe. Si no kuvuga gusa ngo afite boyfriend, ngo urana umusore ngo arankurikira, ukabibona gusa aho ngaho ukabica amaso ubundi ukabigabiza Imana. Oya, ibyo ngibyo ni inshingano zacu nk'ababyeyi. Mu gihe cyose ubona umukobwa wawe arimo kugenda n'akana gasore, ukicara hasi ukamubaza uriya musore ni wiki, bimeze bite n'uriya musore, ntazakurangaze mu ishuri, ukamugira inama, ukamubwira ni sawa, yego, ariko dore ibintu kondisiyo ugomba kugenderaho z'ubuzima bwawe kugira ngo uzamere nkanjye cyangwa ntuzamere nkanjye. Reka tube open, tugeze mu gihe cyo kuganiriza abana. Tube open, ntabwo ari nk'ibya kera. Kino ni igihe umubyeyi agomba, wowe umugabo ugahura n'umuhungu wawe ukamubwira inama y'aho azajya gushaka. Niyo utamubwira aho azajya gushaka, ariko uwo azahura nawe agombe kuba ameze ate, kubera ko at the end of the day ikizakurikiraho cya nyuma, aho bizarangira ni wowe uzatoragura ibyo bazakuzanira. Byaba bibi, ni wowe musaza cyangwa ni wowe mukecuru uzarwana nawo, agahinda kazakwica iherezo ryose. Kubera iki? Kubera ko hari ibintu by'ibanze bya mbere wakagombye kuba wakagombye kwigisha uriya mwana, ntazakore yari amakosa akomeye cyane. Byaba byiza rero tukabanza tugashepinga abana bacu, kubera ko hari igihe ujya kuvuga ko ngo uriya mugabo ni ameze gutya, ameze nabi, ariko se wowe uri shyashya. Cyangwa se uriya mugore yarananiranye, ameze gutya, ariko se wowe uri shyashya. Kuki dukunda kumvisha ko abandi aribo banyamakosa? Izo ni indwara zitari nziza. Mu gihe cyo tutazicara hasi ngo twemere ko natwe dufite inshingano zacu, hari pari yacu tugomba gukina. Byanze bikunze, niba tutabyemera, twitegure kuzakira igisubizo cyose kizava muri ziriya mpumyi. Reka mbite impumyi kubera yuko ntitwabagaragaje inzira bakagombye gucamo ngo tubahe n'iyo nkoni iberekeza ko batagomba kugwa muri ruhurura. Baguye muri ruhurura, nubwo muri ruhurura nicyo uzakuramo se. Twebwe nk'ababyeyi urumva ko ibyo bazakura muri ruhurura ni ibyo ngibyo tuzagendana nabyo n'imyaka yose. Rimwe na rimwe abari nabo tuzaha ibyacu twavunikiye. Gahibaze, ugiye gufata umuntu batoraguye mu muhanda, byagenze gutya, nuko umuhaye ibintu byawe byose waruhiye,
ni ibintu biba biteye agahinda nuko burya benshi usanga ababyeyi tudakunda kubiganiraho ngo twicare hasi ngo tube opere tuganire. Byakabaye byiza nk'umubyeyi umugabo nkanjye w'umugabo ganirira n'umuhungu wanjye. Sinkubwiye ngo uzarongore kanaka, sinkubwiye ngo uzajye kurongora kwa kanaka, ariko dore umwana w'umukobwa ugomba kuzarongora. Ndavuze ngo ugomba, bibaye ngombwa nanabigutegeka, kubera ko ingaruka zizavamo nyuma. Ingaruka zizavamo nyuma ni ngewe nshobora kuzazikorera nanjye. Yes, uriya umwana w'umuhungu ingaruka ni generasiyo yanjye agiye gukora, n'indi generasiyo iva ku muryango wanjye. Mu gihe cyose ntabigizemo ngo uruhare mugire inama, byanze bikunze ingaruka zazavamo zose zishobora kuza ari ngewe zije gusenya. None se kuki muri business dufata igihe kinini twigisha abantu gukora business imyaka 3, 4, 5? Kuki mu kubaka umuryango, kuki kubaka famiye tubona ko ari ibintu byo mu munota umwe, isaha imwe, ukwezi kumwe bikaba birikoze? Ndashaka kubwira ikintu kimwe, hari urimo kunyumva wese, wari uzi ko umuntu ashobora kuinvestisa imyaka 5 mu rushako, arimo kubyiga, arimo kureba urugo rwiza azubaka, akabyiga, maze ikagira igihe agashaka neza, maze agakora akazi nawe urimo gukora mu yindi myaka 5 iri imbere, we akazatera imbere, wowe ugasubira inyuma. Kandi wowe warafashe igihe cyawe kinini cy'imyaka 5 ukagishyira mu mashuri, ukibagiza fondasiyo y'ubuzima bwawe ko ari urushako rwawe. Yes, kubera ko ushobora gukora amafaranga menshi cyane ukajyana mu rugo, stress ntizitume wenjoyinga ubuzima bwawe. Yes, ukaba n'umusazi mu kazi kawe, mu bintu wigiye kandi ukunda kandi uzi, ariko gutaha mu rugo bikakunanira. Urumva, icyo rero ni ikintu akenshi twibagiza. Niyo mpamvu nafashe icyemezo kugira ngo nkore iyi channel nyiganirizeho abasore yuko hari ikintu kimwe batagomba kwibagiza, batagomba kumva ko kizava mu ijuru, kizikora gutya ari automatique, ari uguhura n'umwana w'umukobwa mu muhanda, umwana w'umuhungu mu muhanda, akaguha nimero, ugamuha nimero, ejo mugahura, mugahamagara abantu, amafaranga, ubukwe bwabaye, muze tubyare. Nuko oya, ntago ari uko bikorwa, suko bikorwa. Mwinvestise rero ko mu rushako, mufate imyaka 3, 4, 5. Waruzi ko ku bandi bantu bafata n'amafaranga bagakodesha abantu bigisha uburyo urugo rwubakwa? Yes, bagatanga amafaranga yabo. None se ni muzi no mu cace, no mu nsengero hari kugira ngo uzaze gusezerana abanza akakwigisha. Yes, bira ni ikintu wakagombye kwigiraho natwe, ko twakagombye gufata igihe kinini cyane kugira ngo tubitekerezeho, tubyigeho, tubyigisha abana, tubabwiye dore amakosa twakoze. Mwana wanjye ntuzigere ukora rino kosa, mwana wanjye ntuzigere ukora rino kosa, kubera yuko dore ndimo ndaregreta impamvu nabigiyemo, ndimo ndicuza icyatumye mbijyamo. Bityo mwana wanjye dore ntago nishimye nkuko nakagombye kwishima. Rero niba udashaka nawe mbabarira, sinshaka ko nawe uzaca mu nzira nanyuzemo. Iki kintu kirinde, dore inzira nziza ni iyi ngiyi. Fata umukobwa umeze gutya, fata umugore umeze gutya, ntibizagutere isoni yo kuba watandukana n'umugore mu gihe icyo cyose usanze atujuje ibi bintu bikurikira: icyubahiro, adashaka iterambere, agendane nawe mu rugendo rw'iterambere. Niba aje ari umusaruzi w'amaturo, ashaka ko ibyo wakoreye byose azaza ukabimuha akakira, uwo nta mugore urimo, umugore ni wa wundi buri gihe cyose aba anyotewe n'iterambere ryawe, nawe mwese mutere imbere. Koko kukubona byonyine nk'umugabo ashimishwa no kubona afite umugabo ukeneye iterambere, unyotewe no gutera imbere. Bityo rero nawe urimo kunyumva wumve ko yaba igitsina gore yaba igitsina gabo, wowe mugabo ntabwo uzifuza kubona umugore ushaka iterambere mu gihe wowe nawe utanishaka. Oya, byanze bikunze nawe ugomba kwiyubakamo icyo ushaka kugira ngo abe ari nacyo kizaza kigusanga. Burya twatirwa n'ibyo turi byo. Nuba uri umunebwe, byanze bikuzahura n'umugore w'umunebwe. Niba kandi uri umuntu uri a fighter, uri umuntu ushaka kubaka urugo rwiza, byanze bikunze ufite principe ugenderaho, uzahura n'umugore umeze gutyo ushaka kubaka ejo hazaza.
aka rero niko nashatse ko uyu munsi ngashyiramo nk'umubyeyi, twibanze twinyuzemo akeyo, twibanze twisuzume turebe ibyo turimo gukora abana bacu twarabataye, bagende kwihitiramo ibyo bakora uyu munsi. Barimo baricuza, bamwe ni abasingomamu, bamwe ni abagabo bataye abana, ntibazi no kuvuga ngo ibyabo nuko nyine ni akazi kabo, bo bumva ko bazahora bajya hariya batera amada bigendere, uwo nta muco muri nukurema community irwaye. Iyo community niyo ejo bundi izaza kudutera intambara, niyo izaza kudusenyera ibyo twaruhiye byose. Bityo rero tugomba kubifatirana hakiri kare nk'ababyeyi, twigishe abana bacu, tubarinde kwicuza, cyane cyane umwana w'umukobwa. Iyo watangiye kubyara umwana umwe ugasanga urugo ntirugenze neza, biba bigoranye kugira ngo uzabone undi mugabo uzakwakira. Hari nk'ibihugu nka Nigeria, iyo wabyaye birakugora cyane kugira ngo ubone undi mugabo uzakurongora mu gihe ugifite uriya mwana. Biragoranye cyane kugira ngo iriya n'iyindi famiye, sinshaka undi muntu uzaza gusenya famiye yanjye. Nuko mu Nigeria bimeze. Bityo rero twakagombye kwiga iryo somo tukitonda. Abana b'abakobwa mwitonde, ntuzemere yuko wabyarana n'umwana w'umuhungu utabanje kumureba yuko afite icyerekezo cy'ubuzima, iterambere, kwihangana kwe, kubaha kwe. Bityo rero kuva gusa ngo umukunze ngo ni umusitari n'umuki, uriya musitari ko umushaka nako n'abandi bamushaka. Iyo ntambara rero nizere ko ntabwo wazayitsinda niba ugiye ku kintu abantu bose barwanira. Cyane cyane rero uzasanga ari n'umusitari nawe ubwonko bwe budakora, ahora yumva adashaka gutuza ngo yicare hasi yubaka urugo, we akiri mu miguruko ashaka guhora asimbagurika n'abandi bana b'abakobwa. Iyo ntambara rero ntabwo ari nziza, ntabwo ari intambara waraga abana bawe. Bityo rero nk'umubyeyi, reka ababyeyi duhaguruke tuganiriza abana bacu, tubahe icyerekezo. Bituma kandi iyo umwana w'umukobwa afite discipline, azi icyo ashaka, bituma n'abahungu bakanguka akavuga uzi ko nanjye ngomba kwishyira kuri market kugira ngo nzagire umugore. Nk'uko nako bigenda ku rundi ruhande, iyo abagabo bagize gutya bakikuramo gushaka umugore uwo ari we wese, badakurikije ngo afite bino, bo bagashaka umugore ushaka kubaka nk'uko nabo babishaka. N'abagore burya bibatera ubwoba, baravuga abagabo ko babuze. Abagabo bafite discipline, ntibakiza mu miziki, ntibakiza hariya, ntibakiboneka. Abagabo basigaye barihishe, yes, barakompreninga kubera yuko namwe ubwanyu igitsina gore ntimufatika, murashaka ibigurutse gusa. Bityo mwateye ubwoba abana b'abahungu, baragenda bariherera, batangira kureba uburyo bakwishepinga kugira ngo bazavemo abagabo nyabagabo. Bityo rero reka dufashe abana bacu kugira ngo biyubake, bazagire urugo rwiza. Urugo rwiza burya ruvamo igihugu cyiza, igihugu cyiza kivamo Afurika nziza, Afurika nziza ivamo isi yose. Mukomeze rero mugire umunsi mwiza. God bless you. God bless you all of you. God bless you all of you. Ciao. 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 Ciao.